Ikaze aba Bibles turi kumwe abashya ndetse n'abasanzwe. Umuryango mu bintu baba batunze harimo n'ibikoresho by'ikoranabuhanga. Ibikoresho by'ikoranabuhanga ku bashakanye. Ese ibyo bikoresho hari ingaruka bigira ku muryango? Ese ni gute mwabikoresha neza? Ese ni gute mwaganira ku kuntu ushobora gukomeza gukoresha neza ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga? Ibyo nibyo tugiye kuganira uyu munsi. Uyu munsi ikoranabuhanga riri gutekinga over. Ikoranabuhanga riri gufata umwanya w'ibintu byose. Ndetse hari n'igihe usanga ryafashe umwanya wagombaga guha umugore wawe cyangwa umugabo wawe. Ibyo ni ibintu tujya tubona. Noneho mu miryango ibisanzwe ubona ko ryamaze gutuma ibiganiro mu muryango kera byabagaho, uyu munsi nta bikiriho baringiremo. Abantu baganira ni bake cyane. None wowe n'umugore wawe cyangwa wowe n'umugabo wawe murabigenza gute ngo ikoranabuhanga ryanyu ritaza gutuma mubura umwanya wo kuganira? Ese rigomba gufata igihe kingana iki? Hari inyandiko nakuye ahantu kuri java.org ishobora gufasha n'ibindi bitekerezo byavuye ahandi. Reka tubiganireho mu buryo bwimbitse. Hari ikintu ukwiye kumenya. Iyo abashakanye bakoresheje neza ibikoresho by'ikoranabuhanga bishobora kubagirira akamaro, kuko ibikoresho by'ikoranabuhanga nibyo bakoresha abagabo n'abagore bahamagarana cyangwa se babazanya uko bamerewe igihe batari kumwe. Cyane ko bigoye ko muba muri ahantu hamwe cyangwa se mukora ibintu bimwe cyangwa mukorera ahantu hamwe, ibyo biba bigoye. Akenshi mu gitondo buri wese ajya gukora ukwe bitewe n'ahantu akora. Ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga rero iyo babikoresheje neza birabafasha. Ubutumwa buvuga ngo ndagukunda cyangwa ndakuzirikana bishobora gutuma uwo mwashakanye yumva akunzwe, nk'uko Jonathan nawe yabivuze. Jonathan ni umugabo wubatse. Nanone ibikoresho by'ikoranabuhanga iyo bikoreshejwe mu buryo bunyuranye n'ubwo bwa mbere twari tuvuze, bigakoreshwa nabi, biba bishobora kubateza ibibazo. Kuko iyo abantu bahora babihugiyemo, ndavuga ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga, bituma batita kuba bashakanye cyangwa se bakagabanya igihe bamaranaga nabo. Iyo utangiye kugabanya igihe umarana n'uwo mwashakanye, gake gake nawe ushiduka neza mwarabaye nka sister na brother, iyi mushiki na musaza. Kandi mu by'ukuri ntabwo ari uko nguko bimeze. Muzirinde ko iki kintu kiba, kuko mu bintu ikoranabuhanga rifite ubushobozi bwo gukora harimo no kugira umugore wawe mushiki wawe n'umugabo wawe rikamugira musaza wawe mu buryo utari witeze. Ugatume ibyo bintu biba. Rega gutandukana kw'abantu ntabwo ari ikintu cyiza ngo pafu. No, ni gake gake. Kandi iyo mwinjiriwe gake gake ntabwo akenshi mubimenya. Nka Julissa yigeze kuvuga ngo nzi neza ko hari igihe umugabo wanjye yabaga yifuza ko tuganira ariko agasanga nibereye kuri telefone. Ako rero hari n'ibintu biba bitarimo ubwenge. Bible rimwe na rimwe reka tujye tubwizanya ukuri, tureke kuba abadiplomate cyane. Diplomasi yacu nibyo igomba kuba hejuru, ariko mani umugabo wawe araje arashaka ko muganira agusanze kuri telefone. Umugore wawe arashaka ko muganira uri kuri telefone. Uri mu biki se sha? Kuri ibintu biri aho gusa. Uri kureba amafoto, uri kureba amavideo, ndakanyagwa sha. Kweli utangira ubona ari ibintu biri aho, ako biba bizakubyarira ibintu bibi. Umugore wawe natangira kubona undi muntu umwitaho, cyangwa se umugabo wawe agatangira kubona undi muntu umwitaho bya nyabyo, utamugereranya n'izo telefone zawe wirirwamo, bizaba bibi. Ntabwo dushyigikiye ko abantu bajya kwitabwaho n'abandi batashakanye, ariko nawe urimo uramutegeza ibyo bintu. Kuki umugore wawe utuma ashaka attention ahandi wayimuhaye? Kuki ushaka umugabo wawe atangira gutekereza ahandi?
nibyo ntabwo bikwiriye ariko nawe bimuha urwaho sibyo kubera telefone iyo telefone we sha telefone ujya kugura mu iduka sha video ureba shaho abandi bakinjiza ndavuga amafaranga urajya kuyirutisha umuntu wagiye gusaba ukanako warutishije abandi bagore bose batuye hano ku isi cyangwa abakobwa umugabo wawe warutishije abandi basore bari muri DM zawe bakwandikira bati turashaka rimwe na rimwe ugasanga hari n'abari bafite amafaranga ari nabeza kurusha umugabo ariko ukemera umugabo wawe kubera ikintu wamukundiye warangiza ukajya kumurutisha telefone wagiye kugura mu iduka uzahindure none haje n'icya ibyo bintu ntukatume biba mubabarire rimwe na rimwe hari igihe mba ntabyumva neza ariko n'ibindi bintu biza gahoro gahoro niyo mpamvu wirinda kubirwanya ari uko bimaze gukura ahubwo birwanya bikiri bito kuko iyo byamaze gufata bugwate biba byarangiye nanone hari abantu bavuga ngo nshobora kuvugana n'umugore wanjye ndi gukoresha n'igikoresho cy'ikoranabuhanga ariko hari umuhanga mu by'imibanire n'abantu witwa Taco Sherry yaravuze ngo ibyo ntibishoboka gukorera ibintu byinshi icyarimwe nibyo hari igihe biba byiza ariko sibyo kuko ibyo bituma ukora ibintu nabi buriya nta kintu cyiza nko kuganira n'umugabo wawe cyangwa umugore wawe atuje adahugiye mu bindi bintu iyo muganira ahugiye mu bindi bintu ubona nkaho ari kuvuga ati nkunda ibi bintu kurusha uko mukunda kandi ibyo bintu mani birababaza noneho ntara si n'umuntu wundi wenda mugenzi wawe ahubwo ni ikintu telefone ni ikintu ntabwo ari umuntu ubwo rero gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga bishobora kubagirira akamaro cyangwa bikabateza ibibazo ibyo ugomba kubimenya icyo wakora rero sasa icyo wakora reka tukirebe cya mbere mu Bafilipi igice cya mbere umurongo w'icumi mugashobora kumenya neza ibintu by'ingenzi kurusha ibindi kugira ngo mutagira inenge kandi mutabera abandi igisitaza kugeza ku munsi wa Kristo mujye mumenya neza ibintu by'ingenzi kurusha ibindi telefone ni ingenzi ariko se icy'ingenzi kurusha ikindi hagati ya telefone no kuganira n'umufasha wawe ni igiki icy'ingenzi kurusha ibintu byose ni ingenzi ibintu tuba dufite ariko iby'ingenzi kurusha ibindi nibyo bibanza ku kantu ujye ukazirikana telefone ntigatume ubura umwanya wo kuganira n'uwo mwashakanye turi kuvuga telefone cyane kuko ariyo abantu bakunze gukoresha ariko hari n'abakoresha amakompiyuta bohererezanya ama-email bareba amavideo cyangwa ibindi bintu kuri internet ibyo byo bizirikana Matthew yaravuze ngo birababaza kubona umugabo n'umugore basohokeye ahantu ariko ukabona buri wese yibereye kuri telefone ntabwo tugomba gutwarwa n'ibikoresho by'ikoranabuhanga ngo twibagirwe kwita ku bo twashakanye icyo kintu ujye ukizirikana ujye umenya ibintu ushyira mu mwanya wa mbere twabonye ko ari ibintu by'ingenzi kuruta ibindi bintu by'ingenzi ufite ibintu by'ingenzi ariko iby'ingenzi kuruta ibindi ari byo ujye ugira icya kabiri wakora mwana reka tukirebe mu Efeso igice cya 5 15 na 15 nuko rero mwirinde cyane kugira ngo mutagenda nk'abatagira ubwenge ahubwo mugende nk'abanyabwenge mwicungurira igihe gikwiriye kuko iminsi ari mibi ujye wicungurira igihe gikwiriye jya wibaza utese nshobora kugena igihe nzajya nsomera ubutumwa bwihutirwa aho kujya mpita nsoma ubutumwa bwose noherejwe rimwe na rimwe ushobora no gukuramo ijwi muri telefone kugira ngo usubize ubutumwa igihe wagennye ko yaka message kaje itari muri silencieux gahita kaza ugahita ugira amatsiko ugahita ujya kureba ujye uyishyira silencieux nta kibazo kugira ngo ugende igihe cyo kuza gusubiza ubwo butumwa kubera ko akenshi abantu bandika cyangwa bakahamagara ntabwo baba bakeneye igisubizo cy'ako kanya hari n'igihe baba guhamagara kugira ngo gusuhuze wawe
ibyo bintu bigatuma ureka umugore wawe cyangwa umugabo wawe muri kuganira kosha. Okay, twagiye. Ikindi kintu wakora ni iki? Reba umubwiriza igice cya gatatu umurongo wa mbere. Ibikoresho by'ikoranabuhanga ni hatari. Umubwiriza gatatu rimwe. Ikintu cyose gifite igihe cyagenewe, ndetse buri kintu cyose gikorerwa munsi y'ijuru gifite igihe cyacyo. Tumenya ko ikintu cyose gifite igihe cyagenewe. Ese waba ubangamira mu bagize umuryango bitewe n'uko iyo ugeze mu rugo ukomereza akazi kuri telefone, ariko undi iyo muvuye ku kazi mukomereza akazi kuri telefone mu rugo gute? Izo telefone zanyu wowe uvuye ku kazi ariko ugakomereje mu rugo, ari ubwo ngubwo ni ryari uba uri ku kazi, ni ryari uba utari ku kazi. Niyo uri mu rugo uri ku kazi, ibyo bintu bibangamira abagize umuryango kandi bigira ingaruka ku wo mwashakanye, kuko nta mwanya wo ukimubonera. Uwo mwashakanye rero uko bibona biramubabaza, ntabwo wose ibyo bintu byagushimisha. Buriya ikoranabuhanga ryatumye abantu bakora amasaha yose. Ushobora kuba uri kumwe n'umugore wawe ariko mutari kumwe, ahubwo wowe wibereye ku kazi. Ibyo bintu abashoramari ndabizi bari bundakarira, ariko ibyo ntabwo ari byo. Shobuja niba yaraguhaye akazi, amasaha umara ku kazi aba arangiye, ibyo utaha shyira telefone hasi. Shyira telefone hasi. Wowe uva ku kazi ayo masaha nta nubwo ubona yaguhembera. Ni amasaha y'ikire, uri mu rugo uri gukora akazi, uri ku kazi uri gukora akazi. Ni ubuzima se, ni ubuzima bwose. No, tuba dukeneye kuganira n'abagize imiryango yacu. Ako kantu ujye ukazirikana. Ako kantu hagarika video ugatekereza, nawe uraza gusanga warabaye umucakara w'akazi. Niba ugeze mu rugo kuki ukomeza kuri telefone zo ku kazi ziragusanga mu rugo gute? Wategereje ukazazikora hejuru. Dore ikindi kintu cyabafasha kigaragara mu Bakorino ba mbere igice cya 10 umurongo 24. Iki ni ingenzi cyane rwose, muzagikora. Ngo buri wese ntakomeze gushaka inyungu ze bwite, ahubwo ashaka iza mugenzi we. Ubise aka kantu, ujye ushaka ukuntu ushaka inyungu za mugenzi wawe, ujye uganira nawe ku bibazo ufite byo gukoresha ikoranabuhanga muri ibi byo mwahindura, sibyo? Ujye mubwizanya ukuri ukuntu mukoresha telefone zanyu, tablet zanyu cyangwa computer zanyu iyo muri mu rugo. Rero ntugategekwe n'ikoranabuhanga, ntugatumire kugira umucakara rwose. Oya, iyo mugeze mu rugo buri wese akihugirira kuri telefone nimugoroba, nimubwirana uko umunsi wagenze we n'uwo mwashakanye, igihe cyanyu mukakimarira kuri telefone. Ubwo telefone ziba zifite agaciro kurusha abagore banyu cyangwa abagabo banyu, dukurikije uko tubibona n'ibikorwa. Kandi mu by'ukuri ugomba kwita ku wo mwashakanye aho kwita ku butumwa bakohereza kuri telefone mu gihe wageze mu rugo. Niba udashobora gufata telefone utwaye imodoka, kuki ushaka kugifata uri kuganira n'uwo mwashakanye ku bibazo bikomeye? Wabyihoreye kuri buze kubisubiza. Kuki ukomereza akazi mu rugo kandi umushoramari akwishyurira amasaha yo ku kazi? Ntabwo mbabwiye kwigumura, ariko ni uko niko kuri ibintu. Ibikoresho by'ikoranabuhanga ntugatume bigutegeka, ntibikaruta umugore wawe, ntibikaruta umugabo wawe. Hari ibintu twabonye, ureke tubizirikane. Niba uri umugore cyangwa umugabo, ibikoresho by'ikoranabuhanga byatumye ubucuti bwanyu burushaho gukomera cyangwa byarabwangije? Ese ubona uwo mwashakanye uko avuga ku ikoranabuhanga, avuga ko ribateza ibibazo cyangwa rituma umuryango wanyu wiyubaka? Ese uko mubikoresha bibangamira uko uwo mwashakanye? Niba bimubangamira bite? Ese ubutumwa bakoherereje ni ngombwa guhita ubusubiza? Ese iyo uganira n'uwo mwashakanye icyo kibazo mwumva mwagikemura mute? Uwo mwashakanye mushobora kuganira mukareba ukuntu mwabihindura. Mujye mumenya ibyo mushyira mu mwanya wa mbere, mujye mwishyiriraho imipaka. Niba bishoboka ntugakomereze akazi mu rugo, kandi mujye muganira uko mwakoresha neza ibikoresho byanyu by'ikoranabuhanga. Uwo mwashakanye niwe ugomba gushyira mu mwanya wa mbere, kandi nta mpamvu yo gukomereza akazi mu rugo, kubera ko uwo ni umwanya wagenewe uwo mwashakanye. Mwakoze cyane Ababibure, keep being blessed.